Ndi muhinda ndekwa rutikinga w'umwanzi umwamenyura umenicondo ry'abatagira umuco nk'ababana ubana n'intwari zitaruhana inzora ku mukondo. Ndi murasanyi w'isonga intwari yabyirukiye kunesha nikoranye umuheto wanjye mwimbaje mina naje nambara nyine mu gihugu cy'umuhinzi. Nuko macuma rwanisha ku murego wera nguforanishemo inkuba zesereza hejuru icondo imidende ndayikwiza bakandirimba mu bitaramo. Bakunzi wa festival rero mbanje kubasuhuza uyu ni umwanya tubagezaho amakuru ibiganiro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Nta kindi tubasaba rero ni ukora subscribe kuri channel kugira ngo amakuru yacu ajye bageraho 5 kuri 5. Muragira muti ese noneho utuzana iki? Nta bandi rero mbazane n'abahanzi bemeje imitima yanyu kugira ngo mujye muhora mususurutse mu bitaramo mu biganiro bigiye bitandukanye hirya no hino mu gihugu ndetse barenze mu Rwanda bagira n'irwota amasimbi. Nabandi rero no witwa Inzora Benoit ndetse n'Intore Bosco umwe mukunda kubona mu bitaramo byinshi cyane bigiye birambuye hirya no hino mu gihugu. Reka rero tubahe karibu batangira batwibwira. Ndi muhinda ndekwa rutikinga w'umwanzi umwamenyura umenicondo ry'abatagira umuco nk'ababana ubana n'intwari zitaruhana inzora ku mukondo. Iyo abakunzi wa festival bumvishe inzora ku mukondo ntibasha gusobanukirwa ibyari byo. Tangira ubibwira byimbitse hanyuma unabasuhuze. Naringize ntindibana ubana n'intwari zitaruhana amazina yanjye niswe n'ababyeyi nibana Padiri yongeraho Benoit Feronier ariko kandi nanjye ngeze muri uyu mwuga w'ubuhanzi nshinga itsinda ryitwa Inzora. Iryo tsinda rero kuko ari itsinda rigomba kugira uruhembe rw'iburyo n'urw'ibumoso kandi rikagira umukondo bisobanura umuyobozi. Ubwo niyo mpamvu ndi Inzora ku mukondo. Iyo mvuze inzora ku mukondo mvuze kiongozi mu rurimi rw'amahanga. Bivuze ngo hari abantu yoboye cyangwa hari kipe muri kumwe. Abakunzi wa festival rero barambwiye ngo ninkugeraho nkabasha kubona imbona nkubone niko bantumye ngo nzababwira bakore mu mirya uyitanage uyirambure bamanze bayumve. Bazabasindi ntasizabega cyono mishurira
reka tuguhe kariho kuri festival. murakoze cyane ndi murasanyi w'isonga intwari yabyirukiye kunesha nikoranye umuheto wanjye mwimbaje minanage nambaranye mu gihugu cy'umuhinzi nuko macuma arwanisha ku murego wera nguforanishemo inkuba zesereza hejuru icondi midende ndayikwiza bakandirimba mu bitaramo. Iyo abantu bumvishe ayo magambo yose ugiye usohokirana ibivuga cyane ugenda uyacangacanga hari ushobora kuvuga ngo ibi ni ibiki uno mugabo avuze icyo ni ikivugo ni ibiki? Iki cyitwa ikivugo kera na kare mu banyarwanda burya umugabo yagombaga kugira ikivugo. Iki rero nanjye ni ikivugo cyanjye. Tangira rero wibwira abanyarwanda muri rusange amazina yawe yose yombi. Amazina y'ababyeyi nitwa Nshimiyimana Jean Bosco, iry'ubuhanzi uba nitwa Intore Bosco. Murakoze. Abakunzi ba festival barambwiye bati nitukugeraho imbona nkubone tukabasha kukubona. Ukimara kubibwira uzamanze bakubitiremo indirimbo yawe nziza ukunze ikunyura umutima nabo baryoherwe nayo. Inkuru y'abahungu we uko yabaye irugaragara mu mahina mbere udakangwa n'imihisi we imihi igwira mugomba Mananga kase bajura kurura cyane ntuzagwiyugiye zenda kurwana mana y'u Rwanda kurura cyane ntuzagwiyugiye ati singwi iyo ngiye manirare zenda kurwana mana y'u Rwanda ati singwi iyo ngiye manirareba nicibuzi ni mugongo nakurwana mana y'u Rwanda nakurwana mana y'u Rwanda munturizurwamo muzabana zenda kurwana manayirwa ni munturizurwamo muzabana maze mbabwira umushabizi washize ubwo zenda kurwana mana y'u Rwanda mana y'u Rwanda yarugwiza kurinda yatumye intwari yatumye nyina na nyirimirima ye zenda kurwana mana y'u Rwanda yatumye iziruguru n'izindugaru ugarindo yarugango mazarakataza zenda kurwana mana y'u Rwanda yageze imbere yo kwa Karori indo yarugango akura barwanye zenda kurwana mana y'u Rwanda
u Rwanda nahaye u Rwanda n'ishyogwe yayo nakurwana nahaye u Rwanda ngayo nguko. urakoze cyane. Urakayira we urakayira we urakayira we urakayira we urakayira we nicaye ku ijuru rya Kamonyi ndatera nkikiriza nkutagira undi oya sindirimba ndahamagara ka kanyamanza kamuzimuzi ye urakayira we nakamama baragushutse cya gifaransa z'ubumenyi hakurya y'inyanja hahisha agakoni karagiye inka za so na sogokuru ye urakayira we wagashinge nyine urakayira we wakanyabahara we ye urakayira we abakobwa baharaye urakayira we narakaye we urakayira we harakagoma kabitse mu nzu nini gahuruje isi yose n'ibihugu gatanaza umugwegwe ku muvumu kabatijwe karinga yo n'amafuti ye urakayira we hari akamenyetso gato wafashe gakora ku gahanga kunda n'ibitugu ukaramutse imandwa z'iyo mu mihana kakwambuye ubuntu kakugiza umupfu ye urakayira we wagashinge nyine urakayira we wakanyabahara we urakayira we abakobwa bahara ye urakayira we urakayira we urakayira we urakayira we urakayira we. Inzora Benoit, hari ushobora kukubona akavuga ati uyu musore ko akiri muto ariko iyi nganzo cyangwa se izi ndirimbo ziryoheye amatwi azikurashye? iyi nganzo ni umuco kandi umuco w'abanyarwanda, umuco tuvukiramo, umuco twonse, umuco tukawota, n'uyu munsi tukaba tuwugendamo tuwugendana. Ntabwo rero numva cyaba igitangaza cyane ku muntu wayimbonana, cyane ko mu buto bwanjye narayikuranye, n'ubu ngeze aha ngaha ndacyari muto ariko utari gito, utandata n'umutsima, n'ubu ndacyari mu murongo w'umuco, nta nubwo nteze kuvamo. Hanyuma uyu mugabo mwegeranye inganzo ye uyihuza ute n'iyawe? Iyi nganzo ubundi uretse uyu munsi kubona nafashe kuri uyu murya w'uruzungu, nawe agafata kuri kiriya gicurangisho cya gakondo, twashatse kubigurana ku bushake, kuko hose tugerageza kurebaho nubwo tutari abahanga babyo, ariko umuziki muri rusange, yaba inganzo yanjye yaba niye, tugerageza guhuza cyane ko umuziki ni umwe ku isi yose, nta tandukaniro rikunda kuhaba, cyane ko byose ari amanota y'umuziki tuzi uko ari 7. Bityo rero turabivanga bikabyara umuneke. Tubona abanyarwanda cyangwa se abanyarwandakazi muri rusange benshi bakunda gukora umuziki w'abanyamahanga, weho no kubera icyo wahise gukora umuziki w'abanyarwanda? Icyo kibazo ni cyiza.
icyo kibazo ni cyiza, reka mbanze ngushimire ko ukibajije. Umuntu mbaza ngo nahisemo kubera iki nahisemo gukora umuziki wacu w'abanyarwanda mbere y'uw'abanyamahanga, reka ngisubize mu ijambo ryiza rimwe ry'umugani wa kinyarwanda ngo ijya kurisha ihera ku rugo. Kandi burya ubwatsi bwo mu rugo buraryoha cyane, buraryoha kurusha ubw'imahanga. Ntekereza ntashidikanya ko burya iyo ugiye kwikamata wiheramo imbere ukirekura ukajya hanze, ukirekura ukiyereka abo hanze, ukiyereka abari bagutegereje mbere y'uko umuntu uri kureba Face TV andeba akaryoherwa. Ngewe ubwanjye ndabanza nkuyumvamo uwo munezero, nkuyumvamo ubwo buryohe. Iyo maze kubwiyumvamo ndabusohora bukajya hanze. Iyo bugiye hanze umuntu uri kureba Face TV aranyurwa nawe akishima. Ni rwo rwego rero navugaga uyu muco wacu wo mu gihugu, uyu muco wacu munyarwanda, uyu muco wacu wa kinyarwanda kuwukora, nimara kuwukora nzawusohora no hanze nabo babone ko u Rwanda koko rufite umuco, bityo na babandi wari uvuze bigana umuco nzungu cyangwa se na wa muco wabo bawufite bahere ko batwigane. Hari ushobora kwibaza ati Inzora Benoit uyu muziki yawutangiye ryari, ibihangano bye bigeze ku ruhe rwego? Reka mbiraseho, uyu muziki wacu gakondo yo nabivuze n'umuco muri rusange ko nabivukanye nkanabikurana, ariko ngendeye ku byiciro byanjye nagiye niga by'amashuri cyangwa se by'ubuzima, nibyo mbasha gufata kugira ngo mbihuze n'inganzo yanjye. Ubundi kera nkiri mu mashuri abanza nari umuntu ukunda kubyina cyane, kubyina kinyarwanda narabyinaga. Noneho aho ninjiriye mu mashuri yisumbuye mu cyiciro rusange troncome nza kuba umukaraza, nuko ngenda mbitondeka. Ngiye mu cyiciro cyisumbuyeho mu mashuri yisumbuye n'ubundi nza kuba umunyamivugo, mvuga imivugo pe, ntwara n'amarushanwa menshi. Ariko ngeze muri kaminuza nongera kwisanga nasubiye mu kubyina no mu kuririmba muri rusange. Mu by'ukuri urumva iyo myaka yose ku muntu nkanjye umaze imyaka 9 ndangije kaminuza, narabitangiriye muri kaminuza, ubwo wongere iyo nize kaminuza urumva imyaka ukuntu ingana, ni myinshi cyane maze ndirimba muri rusange. Ariko muri rusange umuziki gakondo n'umuco nyarwanda byo narabikuranye, bindi mu maraso ndabigendana bikangendamo. Tuvuze ko ari imena nongere ndatimena, ndatirwa abahizi. Tuvuge ko ari imena, tuvuge ko ari imena, imena y'urugamba. Ndatirwa abahizi bamenye ko ari imena. Tuvuge ko ari imena, iyo mbanza mu myambire nawe ugadacyuye inganje, nkunda karumugwi mu batanyuranya. Tuvuge ko ari imena, nongere ndatimena, ndatirwa abahizi bamenye ko ari imena. Tuvuge ko ari imena, n'imena y'urugamba. Ndatirwa abahizi bamenye ko ari imena. Uwo ni rutingwa rutikura hananiranye, rutikanga igikomye nayo atinya itabaro. Nabajije abanga kurutwa bati ni ntavoge, mamiriza imbabazi abahizi mamunga y'indajorwa. Tuvuge ko ari imena, nongere ndatimena, ndatirwa abahizi bamenye
bamenye ko ari imena tuvuge ko ari imena imena y'urugamba ndatirwa abahizi bamenye ko ari imena hanyuma injyana yawe ya gakondo uyikomora ku kihe gisekuru cyangwa se ku kihe gisekuru? nyikomora kuri sogokuru wanjye yitwaga Ruhumuriza, yari umuteramye cyane, niwe watoje benshi bo mu muryango, nanjye mvuka mbasanga, ni nayo mpamvu kugeza na n'ubu n'iyi saha nanjye natoye uwo muco. Hari ushobora kubona ufite iki gicurangisho akibaza ngo iki gicurangisho ni ikihe, cyitwa ngo iki? Ese imitako iriho cyangwa se izo ndodo zigiye ziriho zitwa ngo iki, zimara iki? Iki gicurangisho rero nk'uko mukibona cyitwa inanga mu muco wa Kinyarwanda, akaba ari nacyo gicurangisho u Rwanda rumurika ku rwego mpuzamahanga. Aha rero mubibona akaba ari mu mano yacyo, akaba ari nayo mpamvu bavuga ngo ni inanga y'amano. Noneho iyi ngiyi akaba ari imirya yayo. Iyo tuyikozemo turayikiranura ukumva umurya nyarwanda, kubera ko ari igicurangisho gakondo. Murakoze. Hanyuma iyi nanga yawe ihuza ute na gitari, ko twabonye mu kanya wari ufite gitari? Iyi nanga rero impamvu nyihuza na gitari ni uko byose bifite amanota amwe. Urakoze cyane. Iyo ni canda rero cana mu mubiri, kambuka inkona, kambuka n'abahanga batakazi bagashyira ibirenge. Ink'icyahinda, ink'irwoga kwa Gashumba, inka kwa Ngoro y'umugongo umugabo yagiye kubyaza uwundi. Ayi wararaye, ayi wararaye, wararaye nanone. Ikiruri na kiganda, inka zararaye zaciye ibikuba. Igasoro na mutende, inka zararaye zaciye ibikuba. Nk'imana mushe ya rungu, naho inyambo zatashyukari. Ziri mu ruti imigozi mu mihigo intwari zimaze kubona umugabo warwa mugo y'Imana mwagitsenga imigo y'ishoni muri soka. Iyo niyo rushishikamira ndongozi n'umurenzi ba mu nziza, ikagira n'inkesha mu rwambariro rwema nabuze aho yaje ruti nahera zimurambi. Iziteranije n'iziruga ko bwiza bwayimeze ku mubiri gasa n'umwami yabyirutse indugurata amariza y'inyubahiro. Ziramukwiza ku mukingo, ziriya na Yesu ikirangirire, ihora imenesha abanyakigarama itwara rwesa mu ntambara icumu ritazi ko impuhwe zibaho. Ziracurira ngacunda, zirasasa nkaryama, zirakubita ibizuru, zikavumbura ingwavu, zaraye inyawera. Iyo zeza amahembe, aya inka
nk'imana mushirarungu naho inyambo zatashye urukari ikiruri ndakigahanda ikiruri ndakigahanda w'ikigoma na muyange naho zaraharahaye zaciye ibikumba zaciye ibikumba aye nk'imana mushirarungu naho inyambo zatashye urukari nk'imana mushirarungu naho inyambo zatashye urukari mbabonye mw'abahungu mwe nagenda inzara mbabonye abahungu mwe nagenda inzara igitaramo ni cyanyu yego nagenda inzara ikiruri na kiganda ishenge nagenda inzara mbabonye dutaramane nagenda inzara nagenda inzara zarara mbabonye bahungu mwe nagenda inzara urya zarara mbabonye bakobwa mwe nagenda inzara yewe dore dutarame ngwizindi zitumugara nagenda inzara yewe izindi zicumugara shenge zibune sambwe nagenda inzara urya zarara mbabonye festival nagenda inzara urya zarara mbabonye mbe banyarwanda nagenda inzara abahungu b'inzora dutarame nagenda inzara Intore Bosco nagenda inzara. tukiri mu gitaramo rero hano hari umwana muto ushobora kukubona urimo uzamuka akaba yumva yakunze igihangano cyawe by'umwihariko n'ubuye butumwa wamuha umwana muto urimo uzamuka ubwo bisobanuye ukora injyana imwe natwe cyangwa se unayikunda ngewe ubutumwa namuha twese twagiye twigira ku birenge by'abagiye batubanziriza bya bakuru bacu ntekereza ntashidikanya ko kuri jyewe rwose muhaye rugari ruzira rugarama aze ntacyo bitwaye anyisunge dufatane ukuboko yenda intambwe nteye azajya atera muri iyo tugendane tugereyo. reka tubaze n'uyu mugabo abakurambere cyangwa se abantu batubanjirije muri iyi nganzo uririmbamo iyo barimo baririmba nawe ukaririmba babyakira gute? babyakira neza cyane ko nk'uko mugenzi wanjye yarabivuze ati twigira ku birenge by'abatubanjirije iyo babonye umusore nkanjye hari abambaza ati se ko wigana Rujindiri ejo ukigana abo ba Sentore wabyize uti ariko natangiye mbabwira nti nakuriye mu muryango barabintoza ni nayo mpamvu n'abo bandi iyo babonye umuco wageze noneho no mu rubyiruko barabyishimira cyane.
wakundisha ute ibihangano byawe cyangwa se injyana yawe muri rusange abana batari binjira mu muziki ariko bakubona? ko nabibakundisha nta kindi nuko gukunda umuco wacu ni no gukunda igihugu cyacu. Rero uramutse udakunze igihugu cyawe sinzi rwose ubukuntu byaba bimeze. Ni byiza gukunda igihugu cyacu kandi ukagikundana n'umuco wacyo. Hari abakubona mu bitaramo hirya no hino muri iki gihugu bakibaza ngo uyu musore uririmba gutya izi njyana ze twamukura he, twamubona gute, ese injyana z'umuntu yazishakira he? Aho wasanga buri kimwe cyanjye ni ku mbuga nkoranyambaga, Facebook, YouTube channel, Instagram, hose wandika Intore Bosco. Murakoze cyane. Abakunzi ba Face TV barambwiye ngo ninkugeraho imbona nkubone nzakubaza uburyo ibihangano byawe biboneka naho babikura kugira ngo isaha n'isaha bajye babibona mu buryo buboroheye. Ibihangano byanjye biboneka kuri YouTube channel yanjye Inzora Benoit mu Kinyarwanda, Inzora Benoit mu Gifaransa nkuko byumvikana, ariko ucyandikamo ijambo Inzora uhita ubibona kuko ni ijambo ry'umwihariko, ni ijambo ryihariye twadukanye vuba aha ngaha mu myaka ishize nk'icumi dutangira ubuhanzi, ariko tunezezwa cyane nuko tubona hari benshi batugiye umujyo bakarikunda kugeza naho bashobora kuryita abana. Ubwo tuhuje ba papa na mama b'Inzora aho bari hose, ntibagiye umuhanzikazi Butera Knowless. Ntekereza ko ashobora kuba ari we wabugufu uheruka kuryita umwana we, ubwo ndamutahije. Ahandi bashobora kumbona nkuko nari mbivuzeho mu kanya ngo umwana ukiri muto yankura hehe se yambona ate, kugira ngo twifatanye, dufatanye urugendo, dufatane ikiganza, tuzamurane. Ubwo niko nanjye mba nshaka abakuru kuri jyewe kugira ngo banzamure bangeze ku yindi ntera. N'imbuga nkoranyambaga nta gihinduka, ni Inzora Benoit kuri Facebook, ni Inzora Benoit kuri Instagram, ni Inzora Benoit kuri Twitter. Hose ibitekerezo ndabyakira, ubutumwa bwanyu buranezeza iyo mbubonye kugira ngo ngire icyo mpindura ndushaho kubaha ibyiza. Murakoze. Ngayo nguko rero bakunzi ba Face TV, nkora mbabwira ko nzagenda mbazanira byinshi bitandukanye mbikura hirya no hino mu gihugu. Abani b'abahanzi nabazaniye mwasabye nababazaniye rero murabumvishe, nta kindi rero musabwa nukora subscribe kuri channel kugira ngo mu makuru yacu ajye bageraho 5 kuri 5.